iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye Ndi mu gisigo cyera ngiye kuzahangana n'abantu ngo biga amahene kamuzirikana ubundi ncunga sha hangana n'abavuga ngo bazajya babiri man hey you what dissolve Genda kubwiye Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bya power bya imbaraga. Ndumvira umuntu waguteye inda. Ibi jyawe ndabirambiwe kwirirwa nkubaza utansobanurira ngiye turabipfa. Run. Ndashaka kumbwira umuntu waguteye. Kwirirwa nkubaza ngiye buri munsi utansobanurira. Aha ni mu muhanda ndagukubitiramo abantu bose bakubone mbabarira umbwira umuntu waguteye. Mama nago munsi nukuri naramubonye isura ye ariko nago munsi mbabarira basi. Jana ntago nabyemera. Sinibaza ukuntu wambwira ngo ntago uwo muhungu muzi mwarabanje ubwo se mwagiye kujya kuryamana mutarabanje kumenya. Uramunyereka nta kuntu wayoberwa umuntu waguteye inda mwaragiye guteretana mwateretana gutareba. Umunsi mama ntage bya wabibwira uramunyereka byanga bitinda ca hano tugenda ujya kumunyereka gasuzuma. You think say they wise? Continue. Tugenda unyereka uwo muntu waguteye inda kubera yuko njya makosa yawe ndayarambiwe. Ibingi Namito nta bantu ubonye bacana abantu bari ihene koko ugese byihano uri kubibwirana urabona nibereye mu kibazo cy'umwana wanjye bamuteye inda nawe uraza umbwira ngo amahene iyo hene yawe se ndayizi naranayibona umukobwa bamuteye inda umukobwa ungarura icyo kuko baratinyuka bakamutera inda nese urumva ari ikibazo kuyimutera wa mukecuru ndumva ikibazo cyawe kigoranye kurusha icyanjye kirakomeye nyine ubwo se ko wagutwariye ihene yagenda akayibaga akayirya umwana wanjye bamubaga bakamurya umukecuru nawe ibyo tubireke uragira ngo ahubwo mufashe iki aho dore ngiye icyo nshaka umfasha tubanze dushaka uwantereye umwana inda hanyuma nitumara kumubona hanyuma nawe tujye gushaka iyo hene yawe nanjye rero icyo gitekerezo nicyo reka nkubwira ahubwo tubanze tujyane amasezerano nitubona uwagutereye umukobwa inda nanjye muramfasha guhiga uwanjyana ihene nta kibazo turagufasha ibyo byo tubyumvikanyeho tugende nawe se gabanya kwigeza aho ngaho ubundi umukobwa ungana gutya bamutera inda ukiri kuko ungana ku gaso Songo mbona wewe bari nangaye akagahene wampaye amafaranga se mabusha gusa akagahene ugakeneyemo amafaranga noti y'icumi ibihumbi 10 ryonyine do iyi ngi ndagwa yo 500 Asha nawe wagireka kwiba nimba uri buyarye umbwire nkagure oya n'ibihumbi 5 oya amafaranga 500 niyo ndi bugure 5 ndayafata ariko wa mugabo ubineye nimo kugenda ucira gutyo ubungu binahene ni waba wayibye ntabwo nayibye rwose ihene nyamarusha kwa wayibye oya kandi umenye ko iyo umuntu avuze ikintu umuntu yibye ababaye umufatanya cyaha nimba utabishaka byihorera ndabizi niko mwambereye ubundi ihene ubundi amafaranga cyo kubigura wekende n'ubundi wayibye You think say they wise? umufatanya cyaha aha wabona iyo hene n'ubundi wayibye nimba nyite n'amazi ako buriya muntu irahene ntayibye akuriya muntu umenye irahene yibye rwose aha wabona atanayibye ntawamenya iby'iki gereka nze nigendere nani dufashe tubona ko gaso nimufata yeguteye ugaramye nimufata uhindukiye warebaga inyuma cyane we hoye mutesha I don't want peace. I want problems always. Maya se umusore waguteye inda nuwa hehe oya njyewe nindamuka mufasha
kakabwa kasakumi none hora nese mbwa zigutera inda ese ubukobwa mwiza nkabaterwa inda n'ubusore bw'ububwa izo mbwa se nizo wari ugiye kunzanira nizo nari nagutumye nako ibize by'imbwa se zirya ntabwo beze ugiye gushika muhaye mwana ni umufata dukomeze dore tujya kumuhinga dore amasaha yanagiye umuntu muba murimo murigira ubundi ibyo murabyo yahera kimeze nk'iyanjye gusa nawe ugiye kutwisubirana cyangwa kubona amadaya oya bana twasezeranye yuko ubanza ukamfasha ntabwo uyiguze nande nyiguze n'umuntu duhure hariya hirya njyewe nabuze ihene yanjye kandi ni iyi ngiyi nayibonye n'ikiziriko cyayo ndakibona ni iyi ngiyi washakaga niyo washakaga wa mugore niyo nguze njyewe ntugire Nyesu uyiguze nande ugomba kunyereka ko uyiguze nawe nje mbonye ihene yanjye ntago yamva mu ntoki mata iyi hene yanjye ntago ihene nayiguze ihene yanjye nayiguze ntago nayiguze ariko madanje njyewe urambwira uwo waguze nawe iyo hene ngaho ubundi se ko muri kumwe byagenze gute ngo je nawe bamuteye amadada ariko reka kwivugisha gutyo ngo bamuteye amadada twasezeranye yuko ngiye kugufasha tugashaka ugiye kumfasha tugashaka wanereye umukobwa inda none ubonye ngo ihene ngo uranyitarukije ntago nabyemera nivugisha gutyo se ninjye wayimutiye mureke mbabwire rero kubona umuntu wabatereye umwana inda byagorana mureke tubanze dushaka umuntu wibye ihene ubundi bindi biraza nyuma ubu nimunshutse koko njye gushaka umuntu wibye ihene umwana wanjye baramuteye inda munanirwa kujya gushaka uwamuteye inda none ugomba kugenda sawa ntari okay tugende ariko mama nanjye umuntu wanereye umwana nimufata arambona ndamuvuna akaguru numva ukuntu abaye banguka nawe washoye ibi byose si wowe ubikwiye wajyaga gushaka abagabo n'abagore Baby bimeze bite? Ukuntu nari ngukumbuye. Yaraka. Ushaka nguhobera se. Asiya. urimo satanisha ntabwo ari gusa Ukuntu ngira n'amafaranga menshi naza kumucya umere neza. Cyagaye. kuko urayabona Amafaranga bahari ukuntu amafaranga bahari. Ikibazo se ufite? ikibazo sireba nawe ukuntu nsigaye nsa nabi ntabwo ibintu nshaka byose nubwo uvuga ngo ufite amafaranga Kopena nubwo twari duherukanye gusogera hanze ariko se ntabwo wamuhamagara no kuri fone kugira ngo umve ikibazo mfite yakunda guhamagara hamagara ariko iyo ntangiye kuvuga ibibazo byanjye bitumuka wagira ngo hari icyo dupfa kandi ngo nkunde ko se bamwe ukuntu ngukunda ndamubona ko arambona n'umupira yari yambaye uriya w'ikoti yego nuriya wegamye ku gikuta yego ntaye nkareba hari agasuri kangana kuri rwose dore n'umupira ntarahindura mana we do mama donguriya wa mungu wa we ari he yaba mana we noneho ndamwica noneho ndamwica ariko reka mbere mugiye kumufata yahita yiruka kuko muri abagore ngerekanye nemufate kuko ndi umugabo ntabwo ari bucike yiruka kirama agatege mwica none we tinyuka shaka tera mwana tinyuka ase bundi wowe niwe wanyibihene wanturi muze namufashe muze nta n'isoni ikintu cy'ikigabo nkawe warate kiyongo so umukobwa mwiza nk'uyu nguyu wowe nta n'isoni urabaza iki ndetse washere wawe yimbwa n'ishere wawe wowe ibikorwa byinshi cyane nibyo byabaye niwe wanereye umukobwa niwe wanereye umukobwa ndashaka arambwira nanjye wamubwiye kunerera umukobwa wanjye ngo bakuretse iki ese wagenda duca nkagucisha mu rusi uzi ko ngo byayo nyarutwe uriya mukobwa twita imbere garagaza ibintu buri imari ingaregesho nibyo usanga buri uramuhaye mureke ucecureka nshaka nta soni wowe uratinyuka ukavuga
navuga se muragira ngo nta avuga dahiye karenda je nanjye urabwira umukobwa inda nawe sarakoze uwo muhungu hasibundi wowe bikanze by'ibintu bidashinga mu mutwe wanjye nande so ubwo waje mundeke umukobwa waje cucu yabuze gutaranga yemurebye mugasanga mukwiye kumfata gute karavuga sama se gusa twaye aba ngabo gusa ari kindi kosheri ni gute wibihene ugatira n'umukobwa w'abandi barakubeshyira se umukobwa indura afite ukuntu ari kurira ngo kosheri ntubise reba mama we reba n'umuturanyi afite ihene ye kubera kwibubujura bwawe rwose ngiye ntago none nabonaga agasura kawe kameze nk'akibanje aho wagira isura y'ingagi nasubuka ko nk'umwamwe murimo kumpora wowe urabona nakundana nawe asesheri nukuri wikumva amabwire y'aba bantu rwose ndarenga wigenda gufatiye muko higendera none waraguye gendere rwose yusumuntu haryo ngo waro ukona n'abandi je mubanze mumbwire je mbona n'ibihene yanyu hasi ricara hasi ariko nge nigize navuze ngo nje hasi je ntabwo nicara hasi none je niko muko nge nigize ngutere genda nanga bambejaga ngo sobanura umukobwa hasi wandaje ndabinginze sara mumbabarire rwose nicaye ariko nge arambeshyira ntabwo namuteye niko mada uyu muhungu sakabwa nakabwa niko sha uremera kurimba kurimba abakobwa babandi amada karangiza kungo kajya no kwibihene urimbwa sha urimbwa ngavuga nk'imbwa genda